Muraho neza. Yesu nashimwe, nanone ndabasuhuje kandi mbifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe wese uri kureba iyi cano ya Women in God's Ministry, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero tugiye gusoma Zaburi 145, aba ari nayo dusengeramo. Reka twihute dusome. Ni Zaburi y'ishimwe, ni iya Dawidi. Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushyira hejuru, nzahimbaza izina ryawe ryera iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye no gushimwa cyane, gukomera kwe ntikurondoreka. Ab'igihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe, bababwire iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Bazibukiriza kugira neza kwawe kwinshi, baririmbe gukiranuka kwawe. Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Uwiteka, ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza. Bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Ubwami bwawe ni ubw'iteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyacyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, umunyarukundo mu mirimo ye yose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo bakize. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka. Abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye ryera iteka ryose. Amen, amen. Bakunzi ba Women in God's Ministry, iyi Zaburi yongeye kungarukaho kugira ngo tuyisome kandi twongere gufatanya na Dawidi kuvuga aya magambo y'ishimwe, dushima Imana yacu. Tuyatuye mu gitondo amagambo meza nk'aya ngaya, tuvuge gukomera kwayo, tuvuge gukomera k'ubwami bwayo, tuvuge ineza yayo, tuvuge imbabazi zayo, tuvuge urukundo rwayo. Imana ishimwe rero, urukundo rwayo ruri ku byo yaremye byose, ruri ku bantu, ruri ku biremwa byayo byose. Uwiteka Imana yiremeye mu kuboko kwe, urukundo rwe rubisagiranaho n'impuhwe ze z'igisagirane zisakara ku bamwubaha ndetse no ku bintu by'Imana byose. Imana ishimwe rero, kandi Imana ikomeze kubana namwe no kubashyigikira muri uyu munsi. Iyi niyo Zaburi tugiye gusengamo dushima Imana. Uwiteka turagushimye, tugushyize hejuru, tugushimiye muri iki gitondo ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye Mana gukiranuka kwawe kutarondoreka, kandi tugushimiye yuko imbabazi zawe ziri ku byo waremwe byose, kandi upfumbatura igipfunsi cyawe kugira ngo byose ubigaburire uhaze kwifuza kwabyo. Turagushimiye muri iyi Zaburi mwami, ijambo ritubwiye yuko uzasohoza ibyo abakiranutsi bagutegerejeho, kandi amatwi yawe ndetse n'umutima wawe biri ku byo abakiranutsi bagusaba ku manywa na nijoro. Ndagushimye ko hari ibyo tugusaba Mana uzasubiza. Ndagushimye ko umukunzi wa Women in God's Ministry hari ibyo agusaba, Uwiteka uzasubiza. Ndagushimye ko ubwami bwawe buhoraho, mu guhoraho rero kwabwo ndagushimiye ko hari imirimo n'ibitangaza izakorerwa ku buzima bw'abagukunda kandi bakakubaha. Muri iki gitondo dushyize hejuru izina ryawe, muri iki gitondo dushyize hejuru ishimwe ryawe Mana. Ubwami bwawe bukomeze gutwaranira mu mitima yacu, kandi kugira neza kwawe gukomeze kuba ku buzima bwacu ndetse no ku rubyaro rwacu. Urakoze rero, ngaho nubane natwe muri uyu munsi wose. Icyo tubangamiye ni ya migambi ya Satani no gukora kwe kose, mu izina ry'uwera, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana, dushinganishije ubugingo bwacu ndetse n'imibiri ngo bikomeze kurindirwa imbere yawe. Mwuka wawe wera aganze, kandi umucyo w'ijuru tumurikire mu byo turi buvuge n'ibyo turi bukore byose. Urakoze mwami, ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye.
amena amena. Murabeho rero, ni iri jambo nari mbazaniye muri iki gitondo, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ibahe umugisha, bye bye.